erega umunyabwenge ameze nk'umupfapfa, nawe ntiyibukwa iteka, kuko mu bihe bizaza bose bazaba baribagiranye. Inshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeza aganze mu mitima yanyu. Rero nk'ibisanzwe hano ni kuri Zibuka TV, hano dukora ibiganiro bijyanye n'iyobokamana, ndetse mu minsi iri imbere tugiye kujya tubagezaho n'amafilimi yigisha cyangwa se ahugura ku bijyanye n'iyobokamana. Rero mu by'ukuri hano twifuje ko twabanza tukaganira ku gitabo cy'umubwiriza guhera kuri page ya mbere kugeza kuri page ya nyuma, cyane ko ari n'igitabo kigufi cyane gifite impapuro 4 zonyine. Rero ahangaha rero ndagira ngo dukomeze turebe ngo umubwiriza arimo araduhugura iki, ese umubwiriza arimo araduhanura iki, cyane ko umubwiriza we akomeza hari ibintu byinshi agenda atubwira. Rero ahangaha tudatinze dukomeje, hano umubwiriza ni ku rupapuro rwa 649 12 bakomeza batubwira ngo nsubiramo ngo ndebe ubwenge n'ubusazi n'ubupfapfa, mbese uzasimbura umwami azabasha gukora iki keretse ibisanzwe bikorwa. Bivuga ngo umubwiriza yararebye areba mu bintu byose yakoze, aza gusanga uzamusimbura nta kintu na kimwe azakora keretse ibisanzwe bikorwa, nta cy'ubuhanga cyangwa ubundi bumenyi afite, ni ibisanzwe bikorwa. Kuko hano dukomeza kuri 13 bavuga ngo nuko mbona ko ubwenge buruta ubupfapfa, nk'uko umucyo uruta umwijima. Amaso y'umunyabwenge aba mu mutwe we, ariko nyamara umupfapfa ameze nk'ugenda mu mwijima atabona. Ariko se umubwiriza hano ahasoza avuga ngo yasanze uwo munyabwenge n'umupfapfa bose bapfa kimwe, bagenda kimwe, nyine amaherezo aba ari amwe. Kuko hano akomeza atubwira ngo niko kwibwira mu mutima nti ibiba ku mupfapfa ni nabyo bizambaho. Urumva umubwiriza ni ikintu yakoze, yararebye abona umupfapfa n'umunyabwenge bose bapfa kimwe, ahita atekereza aravuga ati niko kwibwira mu mutima wanjye nti ibiba ku mupfapfa nibyo bizambaho. None se kumurusha ubwenge byamariye iki? Niko kwibwira mu mutima nti ibyo nabyo ni ubusa. Yararebye asanga we n'umupfapfa ntaho bataniye, kuko bose bagenda kimwe. Mu mutima we ahita yibwira ati nabyo ni ubusa. Ahangaha arakomeza dugura tubwira ngo erega umunyabwenge ameze nk'umupfapfa, nawe ntiyibukwa iteka, kuko mu bihe bizaza bose bazaba baribagiranye. Erega umunyabwenge nawe apfa nk'umupfapfa, niko kwanga ubugingo, kuko imirimo ikorerwa munsi y'ijuru yamereye nabi, byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Aya magambo ntabwo ari benshi babasha kuyasoma, sinzi n'impamvu batabasha kuyasoma. Hano rero urumva umubwiriza ukuntu ari kuvuga, n'ubundi ntabwo ano magambo ashobora kuba aremerera abantu twese bakanga kuyasoma ku bw'impamvu runaka. Ariko twakwibaza ngo ese kubera icyo umubwiriza ari muri Bibiliya ariko inshuro nyinshi ntibamwigishe? Ese kuko no mubwiriza nta kibwiriza kirimo kugeza ubwo batamubwiriza? Kuko nkanga kuri 18 no tugeze, maze nanga imiruho yanjye yose naruye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira umuntu uzansimbura. Kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge cyangwa umupfapfa? Ngo nyamara azategeka imirimo yanjye yose nakoze, ngaragarizamo ubwenge munsi y'ijuru. Ibyo nabyo ni ubusa. Nicyo cyatumye nisubiramo ngahebya umutima wanjye ku miruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru. Kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga, nyamara azabisigira utarabiruhiye bibe umurage we. Ibyo nabyo
ni ubusa, ni ibibi bikomeye. Ahangaha rero turabona ko hari igihe kigera umuntu agakora ibintu n'ubwenge n'imbaraga ndetse akabikorana nyine umurava, ariko ikindi gihe nacyo kikaza akabisigira umuntu utarabiruhiye. Umubwiriza ahita akubwira ati ibyo nabyo nasanze ari bibi cyane, ko nyine ntawe ubijyana iyo umuntu agiye agenda wenyine. Bwa buhanga bimwe washyizemo ubumenyi, bimwe washyizemo ubunararibonye, byose birasigara. None igitangaje nuko bigasigara no mu maboko, cyangwa bigasigarana umuntu udafite n'ubumenyi nk'ubwawe, utazi nimba n'ibyo bintu warabikoresheje ubuhanga cyangwa se ubumenyi. Cyane cyane tujye tubibona hano ku isi, birahari, twese turi abantu. Ukabona nyine umuntu afite ibintu wenda cyane cyane nk'imirage, tuvuge nko ku mirage niyo iboneka, wenda ugasanga mu rugo hari ibintu by'umurage bagusigiye, ibitaka cyangwa se n'ibindi byose, ariko kuko utazi ubwenge n'ubunararibonye babishyizemo n'ubushabike n'imbaraga, nyine bikongera bikagenda nkaho utigeze ubigira, bikatakara nkaho utigeze ubitunga. Rero nicyo umubwiriza arimo avuga. Umubwiriza aribaza ati ese umuntu akura iki mu miroho ye yose n'iby'umutima we washishikariye byose munsi y'ijuru, igihe umuntu atashye, igihe umuntu apfuye? Ese niki dukura mu miruho yacu muri ibi byose imitima yacu yashishikariye munsi y'ijuru? Nabyo ni ubusa. Hano ku murongo wa 23 bakomeza tubwira ngo kuko iminsi ye yose ari agahinda, n'imiruho ye ari ishavu, ndetse nijoro umutima we nturuhuka, ibyo nabyo ni ubusa. Ibyo dukora byose, ibyo tubamo byose, iminsi yose ihora iri iki? Agahinda, ishavu, nijoro umutima nusinzira nta kugoheka. Ibyo nabyo umubwiriza ati nabyo nasanze ari ubusa, byose nasanze ari ubusa. Kuko hano akomeza tubwira kuri 24 ngo nta kigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka ku miruho ye. Nabonye yuko ibyo nabyo biva mu kuboko kw'Imana. None se ninde wabasha kujya no kwinezeza akandusha? Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde abone ibyo guha unezeza Imana. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Mu by'ukuri rero umubwiriza ahangaha ibintu avuga biratangaje kandi birakomeye. Biratangaje, birakomeye. Bene data bakundwa, dukomeze tugandukire Uwiteka, dushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa. Yemwe dukore imirimo myiza mu gihe tukibashije. Uru rugendo turimo rudahagarara, ibi turimo bitarangira, ibyo dukora bitajya byuzura, byibuza tubikorane mu rukundo, tubikorane mu murava, tubikorane mu kubaha, tubikorane mu ubwenge, ndetse dusabe n'Imana iduha imbaraga zo kugira ibyo bintu tubishobore, kuko twe turi abana b'abantu. Turi abana b'abantu, rimwe turakora bikemera, ubundi bikanga, ariko dufite Imana, dufite usumba byose, dufite umurengezi, dufite Imana igomba kuturwanirira bikemera. Rero kano kanya navuga ngo Imana ni ishobora byose, niyo mugenga wa byose. Reka tujye tuyisaba imbaraga, uyu muremyi wacu tumusabe ubushobozi, cyane ko yavuze ko uzakomanga azakingurirwa, akavuga ko uzasaba azahabwa. Ese kano kanya turi gusaba iki? Byibuza se duhugiye kuki? Ni iki duhugiyeho kidatuma dusaba? Ni iki se twagezeho ubwo kidutera kudasaba? Ni iki? N'ubunebwe dufite, ni ugushirika ubute, cyangwa ni ukwigomeka? Reka twizere ko Imana y'amahoro ibiturebera nk'uko n'ubundi uri tureberera, kandi igiye yumva gusaba kwacu no gutaka kwacu. Rero reka tuzakurikireho mu kiganiro cy'ubutaha, kandi izi nyigisho tujye tuzisangira, tuzikora amashare, dushyira amakomenti, ndetse n'ibindi twaganiraho byose byanditswe muri komenti byaba ari byiza. Kandi haba hari n'undi nawe wumva afite uko yahamya, ndetse
uko yavuga Imana nawe yaza yadusanga. Turifuza gukora ibintu bigari bitari iby'umuntu umwe babiri, turifuza ko dukora icyo Imana yaturemeye. Kano kanya rero gusangira ubutumwa bwiza, umuntu wese ubishaka ni karibu hano kuri Zibuka TV. Murakoze, amahoro n'urukundo biganza mu mitima yanyu, naho ubutaha.